Ndabasuhuje mwebwe mwese abahisemo kujya mubana natwe kuri uyu murongo wacu Umuburo TV. Uwiteka abahire. Nimumfashe dushimire Imana yacu cyane yo ikomeje kutugaragariza ko itwitayeho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ubu tuvugana hari abatagifite amahirwe yo kuba bashimira Imana kuko bamaze kugera ahacecekerwa, kandi abo kuba bagiye si uko Imana yabangaga, ahubwo ni uko igihe cyabo cyo kugenda cyageze. Natwe kuba tukiriho si uko idukunda kubarusha, igihe cyacu natwe cyo kugenda nikigera tuzagenda nkabo. Mbere y'uko dukomeza, reka dusenge Imana yacu. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka, tugushimiye ubuntu bwawe, impuhwe n'imbabazi ukomeje kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Uhabwa icyubahiro. Tugushimiye byimazeyo uyu mwanya uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze uduhe Mwuka wera waryandikishije aridusobanurire, maze niritugira uko ushaka ko tubabo ubwo ugiye kwerekanwa uzaducure mu bwami bwawe. Ibyo wishimira byose, imigisha yose ikomoka muri ryo ibane natwe twese abagiye kuryumva, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Iyo dusomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 14 ku murongo waho wa 13, tuhasanga amagambo akurikira. Haravuga ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mbega amagambo meza nshuti zanjye, mbega ubuhamya buvuzwe kuri aba bantu bapfira mu mwami wabo. Ni amagambo meza buri umwe wese uri mu rugendo rugana mu ijuru yakwifuza ko yavugwaho. Niyo mpamvu dukwiye kwisuzuma muri iyi minsi turimo, tukareba ibikorwa byacu, tukareba imirimo yacu. Ese ibyo tubamo, ibyo twirirwamo, ni ibyo guhesha Imana icyubahiro? Ese twazavugaho natwe aya magambo? Reka twongere guhurira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 25 ku murongo wa 31, twumve naho uko havuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene Data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Haleluya. Nanone barakomeza aravuga ngo, azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera?
Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Haleluya! Nshuti yanjye, wowe unkurikiye, uyu mwanya ni uwo kwisuzuma, ni uwo kwitekerezaho, kugira ngo turebe niba ibyo dukora ari ibyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Turebe natwe niba dufasha abo bababaye, niba tutabirengagiza. Kubirengagiza ni ukwirengagiza Yesu Kristo, kubakorera ni ugukorera Yesu Kristo. Kandi tubonye ko iyi mirimo ariyo izashingirwaho mu guciraho abantu iteka, cyangwa se guhabwa ubugingo buhoraho. Reka rero dutangire kwiga gukora neza, aho dutangiye kumvira iri jambo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Kandi ahandi haravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko itegeka abantu bose ndetse bari hose kwihana. Nanone reka duhurire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 15 ku murongo wa 5 twumva amagambo ahari. Haravuga ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Aya magambo arimo kuturangira umurongo wadushoboza gukora neza, wadushoboza gukora imirimo myiza Yesu Kristo adushakaho, kugira ngo iyo mirimo itabivuye mu mbaraga zacu, muri twe ubwacu, ahubwo ibikomotse mu kuba muri Yesu Kristo, ibikomotse mu kwizera Yesu Kristo. Reka rero nshuti yanjye, uyu mwanya murarikire kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, maze ibyo biguheshe gutangira gukora imirimo myiza izagenda iguherekeje. Ibyo nibyo musabiye, nanjye ntiretse, ngo twese bitugirirwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.